mwaketse iki ari ibivugwa n'ubundi byaberaga mu itorero ryanyu yo kuba mwarapfaga amafaranga niba ngo yo kubonana nawe ngo 10,000 ngo kugira ngo ujye kumureba cyo nk'abantu nyine mu muhasengera mu amaze imyaka 10 byo nuko mubeshyira ni ibiki ariko murabizi muri kubica ku bandi mutubwize kuri nyine kugira ngo n'abantu wenda bamenye ikiri kuba kano kanya umukozi ntabwo ibyo bintu ari byo nk'abakristo dusengera muri Serafati kandi tubamaze igihe mu nsengero abantu batura amaturo nk'uko bisanzwe na Bibiliya bivuga nta gitangaza ariko nta muntu utura kubw'agahato cyangwa se kuvuga ngo ni ikiguzi yatanze umuntu mu rusengero twese turabizi agenda yitwaje ituro iyo hageraga umwanya wo gutura twaraturaga bisanzwe abo bandi baba bavuga ko baba hari ayandi maturo bakwaga ku ruhande ibyo nibyo tutazi niyo mpamvu byadutunguye natwe kuvuga ko umuntu yaba yaratswe miliyoni zigera mu 10 kugira ngo bamusengere kandi twebwe uko duhagaze ahangaha mu turebe turi ubuhamya bw'igendera twarasengewe kandi ntayo mafaranga ntayo twigeze twakwa urugero nkanjye mfite n'ibihamya bigishi cyane mfite n'impapuro zo kwa muganga mfite amasede yo muri MRI nari nararwaye cyane umugongo umeze nabi nendaga kubagwa haburaga iminsi mikeya narahagiye aransengera ndakira ariko nta n'igiceri cy'icumi yigeze anyaka nta kintu na kimwe yigeze ambwira ngo zana iki ngiki kuko nagusengeye ugakira ubu hashize imyaka 5 nta mugongo ndwaye hashize imyaka 5 abaganga barabonye ko bitakiri ngombwa ko babaga uwo mugongo wanjye hanyuma nkibaza ngo abo bandi bazana ibyo bintu bivuga yuko yabatse amafaranga nibo natwe iyo mpamvu natwe twaje hano kugira ngo turebe ese abo bantu by'ukuri abo bantu ko twasenganye ari benshi niba bashyira ku mugaragaro tumenye ko hari barwaye iki ese izo ndwara zitakize bagombaga kubasengera nizi tuzimenye natwe kuko mu by'ukuri ibyo twabonye twabibonesheje amaso yacu twabihamya nuko buri wese yazaga ababaye yamusengeraga nta kiguzi nta kintu kindi yamusabye kandi ikindi byaberaga ku karubanda nta byabereye mu muhezo yasengeraga mu rusengero yasengeraga ahantu twese tureba kandi ntabwo yagendaga arobanura uwazaga wese amugana uwazaga wese arwaye hari n'igihe byakugeragaho utanamenya yuko ari wowe ugashiduka nawe wakize kubera imbaraga z'amavuta yari afite mu by'ukuri rero turi ahangaha nk'abakristo tubabaye tutishimye kubona umuntu ajya kwandagaza umushumba wacu akandagaza umuntu kandi dusaba ubutabera kuri we ndetse no kuri twebwe ko twababajwe no gusebya umubyeyi wacu murabona ari iki kibyishi nyuma ntabwo twabyinjiramo cyane kuko ntabwo turi ribu cyangwa ngo tube abacamanza ariko twizeye ko ubutabera uzareba impamvu ibyihishe inyuma kandi umushumba wacu akarengana yaburaniye mu muhezo mwabyakire gute ntabwo twabyishimiye kuko twashakaga yuko babishyira hariya n'uwo muntu wamureze tukamumenya hanyuma natwe tukamenya uko tubisobanura kubera ko buriya biri mu muhezo natwe ntitwamenya nimba batamubindikiranya kandi natwe dufite ubuhamya bwinshi twatwaye biravuga yuko umugore we ari we watanze ariya makuru cyangwa se ari we watanze amakuru yuko hari umukristo wanyu cyangwa se hari uwo mwasenganaga wumvise ari amafoto y'ubuvuzi umugabo ibyo bintu muzi neza ko umugore ashobora kuba wenda yakora ibintu cyangwa se agira ibyo gufana idini ryanyu ibyo ntabyo tuzi icyo tuzi tumuzi nka mama bishop ibyo bindi ntabyo tuzi bivuga mu rusengero rwanyu ko haba harimo icyumba cyangwa se harimo n'uburiri cyangwa se harimo ubwiherero runaka umupasero cyangwa se bishop ashobora kuba ajyamo kuruhukiramo cyangwa se ashobora kuba yamugeraho yananiwe ibyo bivuga ngo ni ukuri kwambaye ni ukubeshya reka dusobanure iby'icyumba kuri sale yacu haberaga amakwe murabizi neza iyo umuntu agiye gukora ubukwe ageraho kwambarira i Kanombe urumva icyumba gihari i Kanombe nicyo abageni biteguriragamo bagiye gusohoka ngo kirimo n'agafirigo bakonjesherezamo ni ukubeshya ariko iyo firigo iba inarimo ntabwo ari ikintu cyatanje kuba firigo yaba iri mu cyumba yego icyumba kirimo nicyo abageni bitunganyirizamo kuko iriya sale yakorerwamo n'ubukwe icyo cyumba nta kindi kintu kibi cyaberagamo ntabwo twikurura ko bijya biberamo byo
iyo habaye ntabwo tuzi ibyo bikora, ntabwo tujya mu bukwe kuko turi abakristo, ntabwo tujya mu bukwe bwahabereye. Ikindi kandi nongeraho ni uko amateraniro yacu aba ari online, aba kuri kamera, nta gihishwe, ikintu cyose kibera ahagaragara, nta ibyo bindi byo mu byumba ntabwo tubizi, nta nubwo byemewe ubwo ngubwo, kuko twibyo tuzi nuko amateraniro yacu aba online, aba kuri kamera, afite abakristo bakurikirana online, afite n'abakristo baba baraho mu rusengero, byose rero bibarira online. Ibyo bindi byabereye ahubwo aho byo nibyo natwe biri kudutangaza. Ibi byabaye ku bakristo cyangwa byavuzwe kuri pasiteri wanyu, bamwe twahagaritse tubona yuko abenshi bamuri inyuma baramuvugira twarakize byagenze bitya, ariko biramutse ko kari byo bikamuhama, ntabwo byaba ari isoni kuri mwebwe? Biramutse ari byo, ntabwo uyu munsi twebwe twabihamya, kuko twebwe ntabwo turi ku ruhande rwo kuvuga ko ari byo, kuko tutabibonye. Ubutabera niba bimuhamya ubwo tuzabyemera nk'abandi bose, ariko ubu ngubu twebwe ntabyo tuzi, ntabyo twabonye. Imyaka tumaranye nawe icyo kintu kimuze. Ubundi kino no muri gusaba nk'abakristo be, nk'abantu hari bashize igihe ibyumweru 2 ndakeka afunze 3 n'iki muri gusaba? Turi gusaba ubutabera yuko bwakora akazi neza ku mpande zombi. Icyo tuzi, icyo tunahamya nuko arengana, turasaba yuko rwose arenganurwa. Nimusanga hari umwe muri mwebwe wamufungisha, ntabwo mvuga muri batatu, abo musengana ari mwe muri mwe biri inyuma, noneho turumirwa. Ari wagiye kumusura muri mwe? Yego, twese twaramusura. Ibyiringiro afite ni ibihe? Nibyo ko agomba gufungurwa, kandi natwe nibyo byiringiro dufite ko agomba gufungurwa, nta n'iminsi myinshi ihari kugira ngo pasiteri wacu afungurwe. Agomba gufungurwa rwose vuba. Hari abavuze ngo izo miliyoni 10 zimuhamye ngo bazitanga, byaba na ngombwa bazitanga. Bamwe bavuze ngo banabetinga, bamwe bavuze ngo yatanga. Ntabwo miliyoni 10 twayatanga, umuntu yatanga tukamushyiriraho rya gitekere n'indushyaka baba. So turi gusoza, bivuga yuko hari abagore benshi mu nyangane ko, ariko ntabwo mwagera n'ikibabajije, basengeraga n'abamukundaga cyane, baganenga afite ibyisi byiza, afite imirimo myiza, ndavuga abagore. So ibyo binenda uko mwahoraga mwabibonaga koko byari bimeze bite? cyane ko ari n'abasenga basaba ko bazabaheza abagore babimwereka, bamwe afite umugore. Yego, ariko bitari byo gukunda. Iyo twagiye gusenga tuba twagiye gusenga. Ibyo bintu byo kuvuga ngo twe twagiye kureba abakunda bishop n'abatamukunda, ntabwo twebwe bitureba. Ibyo bindi bivugwa ku ruhande ngo baramukunda, ngo bifite ngo afite amaso. Hari abantu bazafite umwuka w'ubuhehesi, akaza ataje gusenga, afite ibindi bimugenza, cyangwa se akaza amutumweho, ntawamenye. Twese ntabwo tubizi, reka dutegereze urukiko rukora iki akazi kabo. Ashobora no kuba ari intumwa ya Satani, kuko ngo n'ubundi ngo abana b'Imana igihe babaga bateranye ngo na Satani rega yarazi, nawe rero ashobora kuza nk'umutego, akaba ari cyo kintu cyamuzanye. Ariko Imana yacu twizeye ko ari Imana y'imbaraga, iyo twabonye imukoresha uyu munsi iraza kumukura hano, nta nubwo amara iminsi. Umuntu wagiye kumurega bishop yagiye kuvuga ko yamutwaye. Yes, turacyari hano ku rukiko rwa Kicukiro, aho witwa pastor cyangwa bishop Harerimana Joseph ukurikiranwaho ibyaha byo kwihesha ikintu cyundi, aho akurikiranwaho cyangwa mu byagiye bivugwa cyangwa binatambuka nuko bavuze ko hari umuntu wamuhaye miliyoni zigera mu 10 kugira ngo amusengere, ndetse uyu nguyu bishop Harerimana Joseph akaba afunzwe, aho n'umugore we nawe yatawe muri yombi, nuko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabitangaje. Ubwo we akurikiranyeho ibikangisho byo kuvuga ko hari kiramutse kindi kibaye ashobora kwerekana iyi foto cyangwa video y'ubwambure bari wabaganiye kugira ngo babe bamusengera cyangwa bamuvura. Ariko hari icyabereye hano ahakubise nk'uko mumvishe interview, abagiye barimo baravuga byinshi bitandukanye, abagiye bavuga ko yabasengeye bagakira, abari bafite indwara nyinshi zigiye zitandukanye bagakira. Bamwe bakavuga ati se amafaranga miliyoni 10
yahawe zari ziki zari ikihe kiguzi ariko bagarukaga bavuga ati ntabwo naba mfite indwara ikomeye cyangwa narivuje bikanga ngo nange kuba natanga wenda agashimwe mu mwaka bavuga ati habaho n'ibyitwa tipu mu tubari byitandukanye nk'umuntu aguha customer care nziza ndavuga ko kwakira neza ukaba hari icyo wamugororera mu rwego rwo kumushimira. Abantu benshi rero hano bagiye bavuga byinshi byetandukanye, hagiye hatangazwa byinshi byetandukanye, ariko urubanza butuvugana isaa sita n'iminota 30 nubwo rumaze isaha n'igice rutangiye rukaba rwabereye mu muhezo, ariko uyu bishop akaba ari mu rukiko mo hagati. Abanyamakuru ni benshi bategereje kumubona imbona nkubone, abeshi bishakira cyo twavuga ngo views cyangwa iby'imihanda. Iyo byabaye iby'imihanda nyine tubitse ko tuba duhari neza cyane, hari imodoka nyinshi, hari abantu benshi, bamwe bari hanze barategereje bavuga ati niki kigiye kuva muri ro mwiherero uko bamuburanishije mu muhezo. Ese birakwiye gusengera umuntu ukamwaka indonke? Ese birakwiye kuko biramutse bibaye ntago mbihagaze nibyo numva ko abamuganaga ngo yajyaga basambanya. Ibyo nibyo abantu bivugira kuri ino mihanda. Ndacyari Kigali News 500, ndacyari Ishyaka manager. Havuzwe byinshi, ibindi biganiro ni mu kanya bikurikira ngibi muraza kumenya noneho inkuru yose irambuye uko yari imeze. Komeza abane nanjye mwibuza gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Rwagaciro cyane wabasha kunkurikira buri munsi.